she's very smart and intelligent. Icyo nabanje kubona kuri Ora nuko yari umunyabwenge cyane. Uko twagendaga tuvugana, nagiye menya ko afite ubwenge n'ibitekerezo bihanitse. He didn't take time to hold me on. Icyo nabanje kumubonaho cyaturutse mu buryo twandikiranaga. Ikintu cyashimije cyane nuko yahitaga ansubiza buri uko mwohereje ubutumwa. He was replying me very fast. Urukundo rw'aba bombi ntirwatangiriye ku buryo babonanye bagihura, ahubwo rwatangiriye mu biganiro bagiranye ku buryo nta n'umwe washoboye kukivamo cyangwa kukirengagiza. When I told my mom I'm going to marry a white girl from Russia, she was... Igihe nabwiraga mama ko ngiye kurushinga n'umukobwa wo muri Burusiya kazi, yarabyishimiye cyane. N'abavandimwe banjye nabo baranshyigikiye cyane. Mu muryango wacu twemera ko ari ngombwa gusangiza umuryango ibyemezo bikomeye byo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Niyo mpamvu kubibabwira bose babyakiriye neza kandi bamunyifuriza ibyiza. Why you want to marry a white girl, blah blah blah, we are very traditional and all that. No, they were very supportive. My family reaction was also nice. Ku ruhande rw'umuryango wanjye nabo babyakiriye neza. Mama yaranshyigikiye cyane ariko kandi agira amatsiko menshi. Yambazaga byinshi kuri Dani, kuri Nigeria, kuri Afurika muri rusange. Yashakaga kumenya ubuzima bwabo uko bumeze n'umuco wabo. Hello everybody. My name is Ola. I'm from Muraho Russia. mwese, nitwa Ola. Nkaba nkomoka mu Burusiya. My name is Dana. Nitwa Dan, nkaba nkomoka muri Nigeria. Today we are going to share. Uyu munsi tugiye kubasangiza inkuru yacu, tunabasubiza ikibazo cyangwa ibibazo abantu bakunda kwibaza cyane. Twamenyaniye kuri murandasi kandi ibyo byose byatangiriye i Moscow mu Burusiya. Umunsi umwe nari ndi kureba abantu kuri Snapchat, iri gusubiza amaso inyuma no kureba amafoto atandukanye, nuko mbona uyu musore mwiza cyane. Ariko hari ikintu kitanshimishije. Yari yashyizeho ifoto yafatiwe i St. Petersburg, ariko munsi yayo yanditse ko ari Moscow. Nahise mubwira nti oya rwose, ibyo si byo. Aha si Moscow, ni St. Petersburg. Uko kumukosora niko kwabaye intandaro cyangwa intangiriro y'ibiganiro byacu. Twakomeje kuganira buri munsi, tumenyana buhoro buhoro kugeza ubwo hashize ibyumweru 2. Nyuma y'ibyo byumweru 2 nibwo twahuye imbona nkubone. Icyo gihe nari mu biruhuko by'ishuri, mfata gari ya moshi njya kumusura. Uwo munsi nibwo twatangiye urugendo rwihariye rw'urukundo rwacu. Ubwo mwabonanaga bwa mbere, niki cyatumye ubona ko atandukanye n'abandi? My first impressions was she's very smart. Icyo nabanje kubona kuri Ola nuko ari umunyabwenge cyane. Uko twagendaga tuvugana, nagiye menya ko afite ubwenge n'ibitekerezo bihanitse. Ndetse n'igihe twaje guhura imbona nkubone, nkamarana nawe umwanya uhagije, narushijeho kumwubaha no gushimishwa n'ubwenge bwe. Hari n'ikindi kintu ntazibagirwa. Umunsi umwe nagize ikibazo kuri konti yanjye ya banki. Ikarita yanjye yari yafunzwe ku buryo ntashoboraga gukora ubwishyu cyangwa kohereza amafaranga. Icyo gihe nari mpangayitse cyane. Ola ntiyanyeretse ko ari ikibazo, ahubwo yaramfashije to sort this problem out, and I was really impressed. Akora ibishoboka byose kugeza ikibazo gikemutse. Mu buzima si kenshi ubona umuntu ugukunda by'ukuri, akita ku bibazo byawe kandi akifuza kugufasha nta nyungu abifitemo. Ibyo nibyo byarushije kunyereka ko ari umuntu wa nyawe. My first impression was through our chat. Icyo nabanje kumubonaho cyaturutse mu buryo twandikiranaga. Ikintu cyashimishije cyane nuko yahitaga ansubiza buri uko mwohereje ubutumwa. Ntiyatindaga kandi ntiyatumaga ntegereza ataransubiza. Muri iki gihe kubona umuntu ugusubiza vuba kandi akakwereka ko aguha agaciro si ibintu bisanzwe. Nicyo cyatumye nibwira nti uyu musore arihariye. Uko yansubizaga vuba byanyerekaga ko nawe ashishikajwe no kumenyana nanjye. Nicyo cyabaye cyiyumviro cya mbere nagize kuri we. Niryo ari wamenye ko uyu ari we muntu wifuza kuzabana nawe ubuzima bwawe bwose. So when I understand that this man, my future husband, namenye ko uyu mugabo ari we nifuza kuzabana nawe ubuzima bwanjye bwose, nyuma y'uko duhuye n'ikibazo gikomeye. Icyo gihe twari dusanzwe tubana i Moscow. Umunsi umwe sosiyete ikora ibijyanye n'amashanyarazi yansabye amafaranga menshi cyane, angana hafi n'umushahara wanjye w'ukwezi. Byanteye guhangayika cyane. Numvaga ntazi icyo kibazo ko kizakemuka. Ubwo nabimubwiraga ntiyanshinjije ko ari uburangare cyangwa ngo abwire ko ari amakosa yanjye, ahubwo yarampumurije. Arambwira ati iki kibazo tuzagikemura,
ntibizoroha ariko tuzakigeraho turi kumwe. Ayo magambo yanyeretse ko ndi kumwe n'umuntu ushyigikire mu bihe bikomeye, utampana iyo ngize ikibazo. Nibwo namenye ko uyu ari we nifuzaga kuzabana nawe igihe kirekire, kandi ko ari we nifuzaga ko aba umugabo wanjye. I said this person is here for me to support, and that's why I want to be with him. Actually, like I said before, she's been very helpful. Nk'uko nabivuze mbere, Ora yambereye umuntu w'ingirakamaro cyane mu buzima bwanjye. Igihe nageraga mu Burusiya, sinavugaga Ikirusiya. Ururimi rwari ingorabahizi kuri njye, kandi hari byinshi byangoraga kubera kutarumenya. Ariko amaze kuza mu buzima bwanjye, ibintu byinshi byatangiye koroha. Yajyaga amfasha mu bintu byinshi bya buri munsi, akambera umufasha nyawe. Njye mbona umugabo aba akeneye umugore utuma ubuzima bwe burushaho koroha, mukomeza kandi akamuba hafi ibihe byose. Ibyo ni byo Ora yankoreye. Nibwo naje kumenya ko uyu ari we muntu nifuza ko tuzabana ubuzima bwanjye bwose. Like, yes, this is someone I want to spend my life with. Abakundana bakomoka mu moko cyangwa ibihugu bitandukanye bakunze guhangayikishwa nuko imiryango yabo izabyakira. Byagenze bite igihe mwabwiraga imiryango yanyu iby'urukundo rwanyu? When I told my mom I'm going to marry a white girl from Russia, she was... Igihe nabwiraga mama ko ngiye kurushinga n'umukobwa wo muri Rusiyakazi, yarabyishimiye cyane. N'abavandimwe banjye nabo baranshyigikiye cyane. Mu muryango wacu twemera ko ari ngombwa gusangiza umuryango ibyemezo bikomeye byo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Niyo mpamvu nkiri kubibabwira bose babyakiriye neza kandi bamunyifuriza ibyiza. Nta n'umwe wigeze umbaza ati kuki uhisemo kurushinga n'Umurusiyakazi cyangwa ngo avuge ko bidahuye n'umuco wacu, ahubwo bose banyeretse urukundo no kunshyigikira bidasanzwe. Mama yarishimye cyane kugeza naho yahise amuhamagara kuri video kugira ngo avugane nawe. Nubwo batarahura imbona nkubone kuko mama aba mu wundi mujyi, twizeye ko nabyo bizagerwaho vuba. Muri rusange umuryango wanjye wishimiye cyane umubano wacu kandi uhora uduha umugisha. Actually, yes, I'm very excited to meet his mom as soon as it's going to be possible. My family reaction... Nanjye ntegereje cyane umunsi nzahura na mama Dani nk'umbona nkubona. Ku ruhande rw'umuryango wanjye nabo babyakire neza. Mama yaranshyigikiye cyane ariko kandi agira amatsiko menshi. Yambazaga byinshi kuri Dani, kuri Nigeria, kuri Afurika muri rusange. Yashakaga kumenya ubuzima bwabo uko bumeze n'umuco wabo. Umuryango umuntu umwe gusa niwe wabanje kugira impungenge, ni mubyara wanjye twakurana nk'abavandimwe. Yambajije impamvu nahisemo uwo mubano kuko yashaka kwizera ko ntazahitamo umuntu utankwiriye cyangwa ngo ahitamo nabi. Ariko uko yagiye arushaho kumenya Dan no kumubona no kubona uko tubanye, nawe yaje kubyumva no kubishyigikira. But now he's calm about it. Buri nkuru nziza y'urukundo igira ibigerageza inyuramo. Ni izihe mbogamizi zikomeye mwahuye nazo kandi zafashije zituma umubano wanyu kurushaho gukomera? So actually we had a lot of challenges. Twahuye n'imbogamizi zitandukanye. Hari zaturukaga mu buzima bwacu bwa buri munsi, ariko hari n'izaterwaga n'amategeko ajyanye n'abinjira n'abasohoka mu Burusiya. Hari igihe byadusabye kumara umwaka umwe tutari kumwe, buri wese ari ahatuye. Nubwo bitari byoroshye, ntitwigeze tugirana amakimbirane akomeye hagati yacu. Umugabo wanjye ahora avuga ko ibanga ry'urugo rwiza ari ubufatanye no kumvikana. Iyo twese twubahirije iyo ntego, ibintu byose bigenda neza. Kandi ikibazo duhura nacyo ni ibitekerezo bibi batwandikira ku mbuga nkoranyambaga. Hari abantu cyane cyane bamwe mu bazungu basiga ubutumwa buduca intege cyangwa bugamije kuducira urubanza. Hari abibaza impamvu ndi kumwe n'umugabo w'umwirabura, abandi bakavuga amagambo atubabaza, ariko ibyo tubifata nk'urusaku rwo ku mbuga nkoranyambaga. Ntiduha agaciro amagambo mabi cyangwa abantu badushakira inabi. Mu buzima busanzwe iyo turi kumwe mu muhanda cyangwa mu maduka, abantu benshi baratwishimira, bakadusekera, bakadusuhuza, benshi babifata nk'ibintu bishimishije. Niyo mpamvu ibyo tubona ku mbuga nkoranyambaga bitaduhungabanya cyangwa ngo bihindure urukundo rwacu. Njye nkubwije ukuri, ayo magambo mabi ntanca intege, ahubwo nyafata nk'ikimenyetso cy'uko ibyo dukora bigera ku bantu kandi bifite icyo bivuze. Nizera ko iyo abantu batangiye kukuvugaho haba abakwemera n'abatakwemera, biba bigaragaza ko hari aho cyangwa se icyo umaze kugeraho. Niyo mpamvu tudaha umwanya urwango cyangwa ibitekerezo bibi, ahubwo dukomeza kuba ubuzima bwacu no gusigasira urukundo rwacu. Apart from that, online challenges is what we actually face, so I think that's it. Ni iki mutekereza gituma umubano wanyu utandukanye n'indi mibano myinshi mwabonye cyangwa mubona? The unique thing about our relationship is we are very compatible with each other. Ikintu gituma umubano wacu uba wihariye
ni ugusobanukirwa kandi tugahuza cyane. Ikintu nkunda cyane kuri Ora ni uko yumva inama mugira kandi tukumvikana neza. Iyo mugiriye inama cyangwa tukumvikana ku kintu runaka arabyubahiriza. Dukora ikintu cyose dufatanyije, dufashanya muri buri kimwe, tugakemura hamwe ibibazo, tugasengera hamwe kandi tugahora dushyigikirana. Ikirenze byose dukundana by'ukuri. Ibyo ni byo bituma umubano wacu uba wihariye kandi udasanzwe. Makes our relationship very unique and special. Iyo mutekereje ku rugo rwuzuye umunezero, ni iki umunezero usobanuye kuri mwebwe? Kandi ni iki mukora kugira ngo umunezero wanyu ukomeze kubaho buri munsi? So what makes our happiness, right? Why we are happy together? Icyo mbona kidushimisha cyane ni uko buri wese aba ari we koko, nta kwishira cyangwa kwigira utari we. Iyo mubana mugenda mumenyana mu buryo bwimbitse. Umuntu amenya imico ya mugenzi we, akamenya ibimushimisha n'ibimubabaza. Urugero, iyo mbonana niwe simpata kuvuga cyangwa gukora ibyo adashoboye, mubwira gusa uko numva cyangwa nkamuha umwanya nawe akanyumva. Ikintu cy'ingenzi cyane ni ukuganira no kubwizanya ukuri. Nibyo bituma turushaho kumenyana no gusobanukirwa. Ubu twisanzuranyeho rwose, dufite uburyo bumwe bwo kubona ibintu no kubaho. We nifuje ikintu nawe akenshi ababyifuza. Ntekereza ko icy'ingenzi ari uguhura n'umuntu mukwiranye. To find someone right for you. Niki wabwira umuntu wigeze kubabazwa n'urukundo ku buryo atakirwizera? Ni ubuhe ubutumwa wamuha mubikuye ku byo mwanyuzemo? For people that don't believe in love, I think you shouldn't give up on love. Don't give up on love. Umuntu utakizera urukundo namubwira nti ntukarekere kwizera urukundo. Njye mbona urukundo rutangira kwikunda. Iyo wikunda uba ushobora gukunda n'undi by'ukuri. Ariko iyo utiyemera cyangwa utikunda biragorana gukunda undi muntu nk'uko bikwiye. Ntekereza ko urukundo rwiza rutangirira ku kwiyubaha no kwikunda. Ku bantu bari mu mubano, inama nabagira ni ukuba bo ubwabo, bagafatanya muri byose kandi buri wese akabera mugenzi we hafi igihe amukeneye. Niba umukunzi wawe akeneye ubufasha, mufashe, nawe akube hafi igihe ubikeneye. Mukorane, mufatanye kandi mwubake umubano ushingiye ku kumvikana no kubahana. Urukundo ni kimwe mu bintu by'agaciro kurusha ibindi mu buzima. Bityo rero banza wikunde hanyuma usangize urwo rukundo n'abandi. I didn't really love myself before. Njye mbere sinari nzi kwikunda by'ukuri. Ariko umugabo wanjye yanyigishije kwikunda abinyeretse binyuze mu rukundo yankunze. Urukundo rwe rwatumye menya agaciro kandi rutuma niga kwiyakira no kwikunda ukunda. Mu rugendo rwose banyuzemo hari isomo rimwe rikomeye badusigiye. Urukundo ntirugenwa n'ubwoko, ibara ry'uruhu, intera ibatandukanye cyangwa ibitekerezo by'abandi. Ahubwo rugenwa n'imitima ibiri ihitamo gukomezanya mu rugendo, igahitamo gukundana no kubana buri munsi uko bwije n'uko bukeye. Nyuma yo kumva inkuru ya Dan na Ora y'urukundo, wowe inkuru yawe ni iyihe? Njye twabanye ni Teta. Iyi ni Voice of Time TV. Inkuru zacu ni akagaruka.